ndetse akaba ari kumwe na Nsangimana Gaspard batambuka neza cyane. Mubaha amashyi rwose, mubaha amashyi, amashyi. Aya bakata uburyo bwiza cyane, bagenda neza cyane. Hano kubona indege ishobora kuba yatengushye ariko nawe ari kuyikora neza cyane. Bavuga bati rwose ubutumwa bwiza twarabuvuze ku isi, ati ndetse no mu ndege tuzabwamamaza bahindukira bareba hano ndetse babasuhuza mubaha amashyi, mubaha amashyi rwose. Bakata mu buryo bwiza cyane, babasuhuza mubaha amashyi. Rwose indege nayo hari igihe n'ikibazo mu kirere, babasuhuza mubaha amashyi. Amashyi ko bari kuyumva bimeze bite? Ubundi nagomba kugira n'amashyi cyane cyane, nibyo byiza. Bakata bakata bongera bakata bakata ndetse basubirayo, bagenda neza cyane, bongera bagaruka neza cyane, bahindukira neza cyane. Hazaba mukamubona umuyobozi nawe ubayoboye, uriya muyobozi buriya ayoboye indege nawe mu buryo bwiza cyane. Bakata bavuga bati rwose twamamaje ubutumwa hirya no hino, ariko n'uwo munsi turacyari kubwamamaza, berekana bati rwose n'uwagira imbaraga nkeya ashaka kugira imbaraga nkeya ko ari kwamamaza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugomba kuryamamaza ku isi ndetse tugakoresha n'izindi mbaraga kugira ngo rigere kure. Mu buryo bwiza cyane, bagenda neza cyane kandi rwose bakora akarasisi keza cyane ku ndege zabo nziza cyane. Bararika abashyitsi ndetse bababwira ko mu kanya gato cyane hagiye kubaho amakorali agiye kuririmba, ndetse bababwira ko hari n'umuvugabutumwa ugiye kuvuga ijambo ry'Imana. Ibyo byose bigiye kubera hano mu kanya gato cyane, mukwiye kuza mukabikurikirana. Kapiteni Haigo Basenga abasuhuza. Girango rwose ibintu biri kugenda neza cyane kandi arimo arabasuhuza, ariko kandi bibuze burya ko bari kubasuhuza burya bari no kubasezera, ariko ari kubabwira ati mu kanya hagiye kuba ibyiza byinshi cyane. Bashyitsi bahire rero, nyamuneka kwirebera ibi ngibi nta mafaranga bisaba, cyangwa gushyira umwana wawe mu rugaga rw'urubyiruko rw'abadivarisiti nta kiguzi bisaba. Amashyi, amashyi, babasezera rwose, babasezera mu buryo bwiza cyane. Nshuti muvandimwe rero, aho uri hose hirya no hino, nawe nyamuneka gushyira umwana wawe mu cyiciro nta kiguzi bisaba, ni ubuntu gusa. Kapiteni asezera mu buryo bwiza cyane, abasezera mu buryo bwiza cyane, ndetse kandi abwira abashyitsi ko hari ibindi byiza byinshi bigiye gukorerwa hano, batari ibi byonyine, ahubwo abashyitsi batambuke rwose mu kanya gato bicara mu myanya yabo bakurikirane n'izindi gahunda. Kapiteni asezera.